niyo mpamvu umuntu yatwaye imodoka yanyweye yisanga yagonze kuko areba igikuta kiri imbere ye agatekereza ko yakigonga yamaze kukigonga. niyo mpamvu niyo bari kugenda abantu banyweye ingendo yawe sinzi niba mujya mubibona balance iragenda cause utekereza kujya imbere wamaze usubira inyuma ariko ugashaka gusubira imbere noneho ugatera ebyiri imbere ariko wasubira inyuma ukibuka ko wajyaga imbere bigatuma bagenda barya. urumva naravuze ariko niki cyatuma twanywa inzoga noneho tukaza no kubasha kwibuka nyuma kuko indirimbo yitwa hari ubwoya murayizi? hari ubwoya ntayo muzi? hari ubwoya twuhagije amaraso esi. hari n'indi nshaka ko turirimba mu barokore twantona tubaza. umuntu wantona aba agomba kuba ari kubaza aba Yesu iki yemwe ribagira ute ribakoreke imiki yemwe rewogerote ugize ute ayiwe. amashyi menshi cyane kuri Israel Mbonyi. muramuzi Israel Mbonyi ntabwo ajya avuga ijambo Imana cyangwa Yesu mu ndirimbo ze. ngaho da Israel Mbonyi ntabwo ajya avuga indirimbo za Mbonyi waziteretesha. none se uhuye n'umukobwa ukamureba kuko ntajya kuvuga Imana cyangwa Yesu. We have our youth minister in the house, ladies and gentlemen. A round of applause to our minister. So the next comedian is Rusine. We also have French comedians. Hervé Kimenyi is here, Mamito, Kansime, you guys. We even have dancers. mwe mwavuye he? abarokore barimo aha mukoma amashyi twumve. abarokore ntago muri buze kungora. hari indirimbo ngiye papa ni pasiteri. hari indirimbo baririmba ngo nimba uri muri Yesu neza gumamo, nimba uri muri Yesu neza iye gumamo, amweza gumamo. ku rusengero rwa papa baje twari turi kuririmba haza abazungu. noneho papa kubera ko yishyuye minerivare imuhenze arambwira ngo mfite umuhungu uzi icyongereza. arabibabwira arampamagara ngo iriya ndirimbo yishyire mu cyongereza n'abanyamahanga bayumve. mureke tuyiririmbira abazungu bari aha ngaha n'abantu batazi ikinyarwanda. For those who don't know Kinyarwanda, we are going to put that song in English. If you are in Jesus, very well, remain. Anyway, if you are in Jesus, very well, remain. Yeah, remain. I go do remain. Ladies and gentlemen, put your hands together for Rusine. niwe si ngombwa gushyiraho itaro, ubwiza bwe buramurika. ariko mujya mwibaza nka andi umuntu iyo agira ibyago ntabe umuhanzi. murumva ukuntu afite ijwi ryiza, afite ikintu cy'ikijwi kiri depu gifatika. tukinakorana no kuri radiyo yaravugaga ati 102.3 Kiss FM Kigali, ukumva ni ibintu bivugitse neza.
a deep voice, a calm voice. Imagine iyo andi umuntu ari gukora izindi gahunda z'ubuzima busanzwe uko bigenda. Andi umuntu ntihari kuzaba konvayeri. Kuba konvayeri bisaba urusaku. Kimirongo rwa Maranda Gisozi Convention Kacyiru kinamba mbere kinamba kabiri kazuka amazi yabo. Ntabwo byari gukunda. So umukonvayeri uvuga ati Kimirongo rwa Maranda Gisozi Convention Kacyiru sister ngwino tugende. Niba ibazandi umuntu bamwibye. Twese turabizi nuko wenda mu gihugu cyacu nta n'ubwo ibintu by'abajura bikigezweho. Niba uzi kuri no muntu ufite icyo gitekerezo rwose umenye ko washaka undi murimo pe ntabwo ibyo ngibyo bikiri. Ariko ibaze kera abajura bagihari cyane bamwe ubuse yari kubati baranyibye ntabwo byari gukunda. How are you? You're doing good? Last time when I was in this building, I was very broke. Imwibaze ko icyo gihe nategaga moto ndi n'umusitari, ariko ndashimira Imana ko uyu munsi noneho ngarutse ahangaha noneho ari njye uyitwaye. Ibintu by'agaciro cyane. Nigeze kuza ahantu hameze nk'aha neza, hari habaye inama ariko ntabwo ari iyi. Noneho MC atangiza ijambo, hari icyo bita safety remarks. Hano bazibahaye. Iyo mugeze mu nyubako ihuriramo abantu benshi babaha safety remarks zo kubabwira haramutse habaye like an emergency what to do. Ariko ngiye barazimbwiye ahubwo zinera ubwoba bwinshi. Bati hano hari kizimyamwoto 26 muri buri nguni, hari imiryango 5 yo gukoresha mu gihe cy'inkongi. Igihe habaye ikibazo cyihutirwa byaba byiza uteruye ibintu bidafite amabatiri, nusohoka ntukoreshe elevator ishobora kubahagarara bigateza ikibazo. Umuryango wihuta ugera ku masikariye n'uyu nguyu, abana n'abagore nibo babanza navanda birarangiye none turashize none. By the way, narize ntabona dukora bino mukayara gutwiza ni clinical psychology. I have a bachelor degree in clinical psychology. Ibijyanye n'imitekerereze ya muntu n'indwara zo mu mutwe. Muhigo wanjye wari ukuvuga ati nsoze nikorereho stage ndebe ko bikora. Nagiye gusaba akazi mu bitaro barambwira bati kireka ntuzajya urara ku manywa ukavura nijoro tukakuvura. Nabwira nti reka nzibera umunyamakuru. Ariko bimwe mu bintu nize harimo ikintu cya mbere kibi kibaho cyangiza n'ubwonko bwa muntu, mentally, physically, psychologically, emotionally, spiritually, dramatically, economically, accountably, everything. Icyo kintu ni alcohol. I swear, alcohol destroys your life. Not mine. I didn't drink. I'm just doing this to entertain you. Nikimenye muzana kumagapima murebe. Hazomba nangwe zarahinze. Hanyuma rero alcohol kimwe mu bintu kora bibi igabanya ubushobozi bw'ubwonko bwacu bwo gutekereza no kwibuka, bigatuma imyanzuro dutangira gufata nyuma yo kuba twayinyweye igenda isubira inyuma, ikatugabanyiriza ubushobozi bwacu bwo gutekereza no gufata imyanzuro.
niyo mpamvu umuntu yatwaye imodoka yanyweye yisanga yagonze, kuko areba igikuta kiri imbere ye agatekereza ko yakigonga, yamaze kukigonga. niyo mpamvu niyo bari kugenda abantu banyweye, ingendo yawe sinzi niba mujya mubibona, balance iragenda, cause utekereza kujya imbere wamaze usubira inyuma, ariko ugashaka gusubira imbere noneho ugatera ebyiri imbere, ariko wasubira inyuma ukibuka ko wajyaga imbere, bigatuma bagenda barya. urumva naravuze ariko niki cyatuma twanywa inzoga noneho tukaza no kubasha kwibuka nyuma, kuko kimwe mu bintu inzoga bibizi gikora harimo no kwibagiza. ikimenyimenyi sinzi aho ngeze, twavugaga ku biki? So alcohol naravuze nyuma yuko yibagije umuntu, nta kuntu abantu bayinywa twazajya twandika nk'agapapuro tugashyiraho ibintu turi buze gukora nyuma yo kuyinywa, ku buryo wamara kuyinywa ugahita ureba ku gapapuro ukavuga uti nari mfite gahunda yo kwishyura minerivare z'abana, nari mfite gutekera abo mu rugo baraza kuza ku mugoroba, nari mfite performance biri ku gapapuro. ndabigerageza, umunsi wa mbere birakora, umunsi wa kabiri birakora, ariko kubera ingano ya alcohol imaze kujya mu mubiri, umunsi wa gatatu mpura n'ikibazo, kagapapuro nibagirwaho n'agashyize. So ntabwo ari nziza. Batubwiye ngo cyane cyane n'ibyo turi kwiga muri iyi minsi muri Youth Connect, turi muri theme ivuga ngo jobs for youth through innovative skilling. And I was thinking, as a youth person, I want a job through my innovative skills. Mu Rwanda hasigaye haraje gahunda yo kongera kuzamura neza ibijyanye n'ibi ngibi bikorwa remezo, ndetse urabona ibishanga bisigaye babifata igishanga bakakirema ahantu kitari kiri, kubera ko bifasha abana bashaka kujya mu buhinzi. Umuceri ni mu bishanga uba, iki bishanga biba bikenewe mu gihugu, ariko mu bishanga habamo ikintu cy'ingenzi tutajya duha agaciro, kandi icyo kintu as a youth person if we think twakibyaza umusaruro, biriya bikeri dusanga mu bishanga birara ngo bibasakuriza, biriya bikeri byavamo amafaranga menshi cyane. Aya makaminuza yose, minisita, simwajyaga mukora ama experience ku maswa zigiye zitandukanye mubaga, muri kwiga ibice by'icyo gisimba mumenya nuko giteye. Ibi bikeri byakoreshwa mu ma experiments n'ama experiences n'ama experts n'ama suspects n'ama respects. Tushobora kubikusanya tukajya tubihereza amakaminuza yo hano, tujya twumva ngo hari ibihugu bimwe bibirya. Ni umutungo ukomeye. Ngenda tekereza Merci ngwino, Merci ngwino tubaho umushinga w'ibikerisha. Hano hari abana bashobora kuva, umva nubona iwanjye igikeri icyo gifata ugishyire ku ruhande ntukakice. Parike y'Akagera batubwira inyamaswa ziba muri ibikeri biracyari hasi, dukeneye ibikeri. Umva business y'ibikeri uko nayibabwiraga, ibikeri tekereza igikeri tugifatiye 35, uretse tubibare neza, bibare urebe ukuntu arimo amafaranga. Mwese ntabwo mwacuruza imyenda n'inkweto. Uretse igikeri tugifatiye angahe? 35. Okay, oya 35 harimo na Rwanda Revenue rega. Ushyiraho 50 ubwo hariho na TV. Kagifatira 50, sibyo? Hanyuma ugashyiraho ibyo zirya, ubwo zirya iminyorogoto, ububiko, imiti n'ibiki byose.
inkingo kugira ngo zikere kirwaye Marburg. Ubwo byose ni ukubibanza ukabikuramo. Ubwo hose ngo tugire nk'igikeri, reka tugifatire icya 5 byose birimo. Byose birimo igikeri cya 5. Tekereza kontineri y'ibikeri ijyamo bingahe? Kontineri y'ibikeri ashobora kujyamo nk'ibikeri 1000. Oya ni bikeya. Uri muri abari bihe bikeri? Ibi by'inzungu by'inyarwanda by'iwacu bingibi binini bya Nyamabondo. Fa gushyiraho iki? Niba ari Nyamabondo ntabwo abari 1000. Reka tubari ibihumbi 100 by'ibikeri. Kontineri nini? Erega urabizi ko nitutegereza isoko ryabyo kugira ngo bigurwe niko biba bibyara. Si ngombwa kuzuza kontineri. Ushyiramo bike bikazabyara. We have to think. Mwandike note shyiraho. Reka twagiye. Shyiraho ibikeri 1000. Mwandike note mugari mushinga. Shyiraho ibikeri 1000. Dukube icya 5, dukube 1000. Tutarabona isoko tubonye miliyoni 1 n'igice. Miliyoni 1 n'igice nta soko ririmo. Utarashyiramo ko ari bizabyara impanga. Haga igikeri kibyara umwana umwe. Urumva? Miliyoni 1 n'igice. Warangiza nga nyuma y'amezi 6 ya kontineri igiyemo bingahe? Reka tubara 5. Reka nkwereke kubera yuko urumva ntago nzi gahunda z'ikigo cy'igihugu gishinzwe yoroheza mu mahanga bikomoka ku buhinzi n'ubworozi NAEB. Nubo twabinyuza twavugana na NAEB bakadufasha kugira ngo bajye babitwohereza mu mahanga. Ubwo ku cya 5 mu mahanga turahita dushyiraho. Ntago wakoreza kontineri imwe, shyiraho kontineri 10 n'ibiro. Dukube kontineri 10. None se miliyoni 15 ku itori imwe ibikeri utaguze wakuye muri quartier iwanyu ugashyiraho transport Rwanda ikabigutwarira ku buntu si ibintu birenze. Thank you ladies and gentlemen, my name is Rusine Patrick. Amashwe cyane kuri Rusine. Hey. Icupa rishobora kuba riri mu bwenge. Umushinga w'ibikeri nose nka buriya bakwambuye byagenda bite? Ugiye kwishyuza ibikeri bakakubwira ngo nta mafaranga hari bisubirane. Byagenda bite? Haleluya. Haleluya. Njya mbabwira ukuntu abapasiteri hari igihe batubeshya bari mu rusengero mukajya ngo ndababeshya. Uzi ko batazi gukoresha amarenga. Bwira mugenzi wawe ngo tuzabona Imana. Bwira mugenzi wawe ngo tuzabona Imana. Nose ibi bisobanuye iki? Twagiye kubwiriza muri Amerika turi abapasiteri abo 6. Tumarayo iminsi igera muri 7. Haleluya. Bari abakora ibyaha mu marenga batabizi. Bigenze bite? Twagiye harabura abande? Inde? Kansime Mamito. Abantu bize ku bigo bya primaire birimo amazina y'imirenge mwikomera amashyi. Abana b'iki gihe musigaye mubona indirimbo bareba. Zara ndirimbo mwe mwarebaga izihe? Muri iyi minsi usigaye usanga urugo rurimo abana bari kuririmba ngo baby shark tutururu turu baby shark tutururu baby shark shark tutururu turu. Turirimbe neza ku gihe cyacu cya gikoko mama we ye baba we kirasubira kigera kirado. Umva indirimbo zabakujije none ngo byagenze bite? Bana bari muri za baby shark. Muri buku kuntu muri primaire batubazaga ngo baguhaye imineke 8 mama wakaguha indi 5 waba uri imineke ingahe? Ingahe 13. Ibyo bibazo rero mu bigo by'abana b'abakire biga za Riviera Green Hills ntago ibyo bibazo umwana wawe mubaza yishyura minerevare ingana kuriya uramubaza bafite n'amazina atandukanye na mwe bakoraga apera ukagira ngo yigana n'abakecuru Mukaruta bana Jizirene
Nyiranzaca yinyeretse Anyesi. Ubu ngubu abana bitwa Bateta, Keza. Bakabaza Keza, oui. Papa guhaye imineke 8. Mama akaguha 5, waba uri imineke ingahe? Njyewe jamais n'ibiri ntago nayimara. Abana b'iki gihe bafite ubwenge. Bafite ubwenge. Abarokore ndashaka ko turirimba indirimbo yo muri cya gitabo cy'icyatsi. Murakizi? Indirimbo yitwa Hari ubwoya, murayizi? Hari ubwoya ntayo muzi. Hari ubwoya twuhagije amaraso esi. Hari nini nshaka ko turirimba mu barokore twantona tubaza. Umuntu wantona bagomba kuba ari kubaza. Aba Yesu iki yemwe ribagirute ribakoreke imici yemwe rewogerote ugizute ayiwe. Amashyi menshi cyane kuri Israel Mbonyi. Muramuzi? Israel Mbonyi ntago ajya avuga ijambo Imana cyangwa Yesu mu ndirimbo ze. Ngaho da. Israel Mbonyi ntago ajya avuga indirimbo za Mbonyi waziteretesha. None se uwe n'umukobwa ukamureba uko ntajya kuvuga Imana cyangwa Yesu ukamubwira ndanyuzwe kuko ngufite ndamahoro ndashima cyane ko yambonye akanshyigikira ndeba hirya ndeba hino urugo ukahita ugera mu rugo noneho ukahita ubitekerezaho wa mukobwa wabonye ukahita ubitekerezaho ukabaza yewe mutima wanjye we karame reka njye nkwibarize yego ese nawe uramukunda he washa kubivuga ngaho riri